ntuzongere kunyibwanutsaho umagasopo abantu ko bari kuvuga kuri umurozi ubusanzwe uraroga nanjye ntunkoreho wimanyagura wigiye haragera oya igirayo uri kumva nta n'isoni ntiwongere kunyinisha ntiwongere kunyinisha ige mbabarira ige ndagusabye umva ige please ige sibwo bunini mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaze TV show nk'ibisanzwe ndabasuje ko mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko mumeze neza ariko by'umwihariko reka nshimire wewe wakoze subscribe ukandika na comment ndi gukunda abantu bari kwandika comment cyane ko comment ziri kurusha comment ziri kwa nyinshi kurusha abantu bari kureba ibiganiro ariko comment zabaye nyinshi nabyo bari byiza kuko mwavuze ibitekerezo byanyu ndi gushimira umuntu wese wandika muri comment kuri buri kiganiro twakoze ukavuga uko byumva nubwo hari n'abatukana ariko nyine nakundi umuntu avuga ikintu kwa kibonye rero mujye mwandika comment hari gihe n'uba yatutse abire bakamva nyine yakisubiraho mbese nyine ndabashimira cyane mwese mudukurikirana uyu munsi ndi kumwe na Ige yambaye neza wambaye merci beaucoup turi nete wegetseho wafunze n'agashinyo sana uraryoshye merci wambaye n'impeta none wowe munsi bakwambitse impeta kandi nizazi niyo n'ubundi ni wowe zembitse cyangwa barazikwambitse barazinyambitse wazikwambitse se ari zibizi reka tube tugasimbatse tuguhaye ikaze mama Keza murakoze cyane mama Keza rero ngiye rwose reka mbanze nkubaze abantu ko bari kuvuga kuri umurozi ubusanzwe uraroga abo bantu babivuga se bafite igihamya wenda tutarakomeza ikiganiro wenda Ige we turabigarukaho ariko mama Keza nukuri muri comment ngi bura kira kiganiro twakoranye narebye comment cyane comment nyinshi mama Keza n'umurozi mama Keza n'umurozi azi umurozi kazi mu byukuri ntago mumbarize kuno ari umurozi nawe urahari nanjye ndahari tubimubaza nukuri mbabaru twembi tumubaze twicaranye n'umurozi kano kanya koko se nibyo urabizi ko cyagiye dukora ikiganiro wigeze kumbaza nkakubwira ko hari ibintu byari byanzanye i Kigali ntabwo wadusobanuriye ibyo aribyo ariko wavuze ko hari ibindi bintu byari byarakuzanye i Kigali yego abo bavuga rero ngo ndi umurozi ni uko hari aho babibonye kandi ni amabwire bavuga ko twahemukiye umuryango wabadidiye hari ibyo twabashakagaho kwa ko dufitanye kururu nyinshi cyane nuko baraduhemukiye ahubwo ngiye nanjye harabona ite barozi ariko nanjye nabo bari kunyita umurozi ibyo ngibyo rero byabo bavuga ntago mbyitayeho barakubeshyera se cyangwa n'ibyo ko hari igihamya bafite se ariko cyangwa nawe wunga ikirenge mu cyabo twirengejeje ko nta gihamya bafite urumva kuri mubaje ngo ko ari byo ntago uri kunsubiza niba ari cyatari nta mpamvu ko nta gihamya hari se umutima wawe ko wize uriwe koko nyine uraroga umutima wanjye se uri kuwurebamo ni mpamvu ndi kukubaza ntabwo ndi kurebamo nuko rero Imana yaduhisha ibintu byinshi nukuri niyo mpamvu tubaza fata ibyo nkubwiye ibyo bavuga bakomeze babivuge ariko uzikubona abantu 150 bavuga ngo urumurozi nta numwe ugucira birababaje nta numwe uvuga uti baramubeshye nta numwe uvuga uti ndamuzi sumuzi none se ni ngombwa ngo abantu bose bagukunde bare abantu 150 bose barakwanga wasanga banyangasha bihorere rwose aha niba mu kuri telefone turi umugore n'umurozi ntazakugerera mu rugo iwawe yakurogera umwana ndavuga nti ibyo bintu ziko bikaze naramubwiye n'uwo muntu nese muzo n'ubwiye n'umva rero mama nta handi hantu tuziranye ni wanjye ntahazi twahuriye harambaza kayusi satani nta yindi diro dukinana nginde abo jye bihorera satani twakomeje kayusire kayusi ntacyo impamvu nanjye nari mbanjije ibintu byo kuvuga ko umurozi nuko abantu benshi babivuze nanjye ndavuga nti rero wa mugani uzumva n'ibindi pe uzumva n'ibindi cyarana n'umuntu tubizi ariko urumva ko nta n'igisubizo duhaye ariko ntacyo ubwo natwe turabana makuru turamenya ubwenge sibura ko bimeze buri muntu nuko atekereza nuko atekereza muri make nta gisubizo duhaye ntacyo
gute se asanga uri nawe none se ubwo buri muntu nuko atekereza, bo bakomeze batekereza ibyo bashaka, kuko njye hari ibyo nshaka kandi njye n'umuvandimwe wanjye tuzabigeraho. uhe muvandimwe se Njye mfite umuvandimwe utazi. uwuhe se ese gushaka kubimenya noneho cyane. Wenda ibintu byo kuvuga kuri umurozi niba utabyemera ntacyo cyangwa ubyemera mu bushake bwawe, ariko twe ntabwo turogeka turashinganye, sibyo ibi none se turagati kateretswe ni ibyo ngibyo ntabwo ari byo byananzanya ahangaha by'uburozi None se by'ibiki, kamubaze. ibyo ngibyo rwose ntabwo urashaka mbyitayeho. kugira umugabo se Umugabo wande umugabo wanjye wese urinde niba bavuze ko ushaka umuroga ushaka kuroga satani nyine uyu ni ugira se kayose se ni usura nshaka wabinkora umva nubwo namwirukanye ariko ndacyamukunda yes wakunda utakunda se njye ibyo birandeba. ngira ngo bindeba ngenda mushaka ndashaka garuka Nicyo se wamamagariye? Eshe none se oya mbwinze ukuri se ukora muri net yige kora muri net turebe na neza nzi kureba miki nshaka kureba amaso yanjye ayiwe arahwereye isi yaragowe rega. isi we yagobitse yagobitse Ariko mana umva nkubwiye nagira ngo nkwiyame ku mugabo wanjye sibyo yego kagira inkuru n'umunwa wo kuzibara. hey atandalo umva wakunze se noneho kandi bari wamwirukaniye ego Ko nzi ko yambwiye ko atagukunda se. hama impeta manyamitse ko atekambise wowe Ubizi utese? Biri hafi. Biri hafi. mbese mbete ebyiri iyi ngiyi atagera ngo ni nyinshi ebyiri ni ebyiri yanyambitse iyi anyambika n'iyi iyi ngiyi ni fiançaye iyi ni mariée iyi ngiyi mwigeze mwimariye Kwipasa muremure se. Kwipasa bitamukwiriye. Nta nubwo njye nawe narwanira umugabo njye. Wowe njye na kumugabo. Wese waba umugore ryari ko mbona agasura nk'ak'umugabo. ndumugabo yose ntabwo bizi ko yitwa yige se njya kumwira ko ndende umugore ni umugore mugenzi wawe ntabyo uzi Niho noneho ngiye nkahwera neza neza. satani nakubwiye ko afite umuntu babanaga mu nzu Batandukanye. None se ko batandukanye akamujugunya aramushaka hiki? Ubu nibwo ubonye kuza umwikaragaho. ndacyamukunda Acyakunda ukunda iki se? niko nabanje kushara nagiye maze kubwira ngo nagende nyuma yaho nagiye gusanga nta wundi urisubiye nisubira Nabaye atagukeneye se. uje gutanga soko me Uje kuma agasopo se utarabanza no kureba niba yakugarukira. usanga rukira Ko nzi ko atazabisubira mura ko nshaka kumuhindura. none se Njyewe ndashaka kumuhindura. umuhindura gute Agakunda abagore pana gukunda abagabo. icyo barakisha Ibyo rero byo kuza ngo wikomesha udushyi wibwanukije. mutambwira se ko Please. kurwanira kayusa Please. umusore wacu Ntiwongere kunyibwanutsaho agasopo. kamaze nkurebe neza Wambwira ibindi byose ako kumbwanukaho no. aha tugiye kurwana ariko se murarwanira iki aha turarwana uyu ariko yige waramwirukanye uramusura uramushikira Kubiteka we. none se akanyura ugiye uramwifuje kuko ubonye ko afite abandi bantu Aho kureba ukuntu ari kwigira. ikibazo ni uko ibyo nshaka ntabwo ari ndi kubibona ibyo ushaka ni ibyo wabuze ndamukeneye mu gitanda Nuko wamukenera se di. None? Nyirama. Ne wamukenera nuko bikagenda bite? kugenda neza nkuko yabinkoreraga mbere mwese kuki wamusoye mu nzu kandi uzi kuvuga Utabibonye kwa se. amafuti yiwe Njyewe se kayo mafuti iwe yose kandi nshaka kuzajya nyihanganira. uba ushaka kuyihanganira Pani ibintu byo kumusohora. twereke iyo nyinya yige twereke inyinya nabi kubera nta nubwo najyaga nyibona twereke ese aha kopine ko hayungutse byagenze bite shana zizi inyama Wasanga yaratwaye umugabo w'abandi bagahita bamukubita n'inoshi. Njye nta muntu ujya ununga urutoki
umva nkwiyame ehe burasanga ari umugore agukubise wigize umugore regana n'isoni jureka abagabo bajye ku bagore bakubwira ubwiza bamuhariye yego di noneho naragenze ndumirwa yego ma ariko rero umuntu nakunze yaba arya nabi arya nabi te shawava hagukunze yaba arya nabi nambabare nazonge kugaruka rwose ajye gushaka basi n'indi indyo nzima igaragara nshuti yanjye imeze neza kabisa ariko ibaze we nago sibona ko yaba arya neza muri comment batubwiye niba yaba arya neza babivuge bivuze ko ariko nayo yaba arya nabi rwose gute ukuguru se ukuboko se nimba ite Françoise ni za size size zibayeho ni ya size abana bafite size hari hanze nago bazi gushakishwa banza ugende nkugira inama ho gato ugende niba ushaka warahisemo kuba umugore ugende witemo nawe ubanza uzana kabiri use neza ubundi ubone kujya gushaka umugabo naho ibyo ubona kwiye gushaka umugabo cyangwa kwiye gushaka none kari byahisemo kubona abayiriye yibyigiza cyangwa ngo baramuporopoje ngo bagize bate none wagateye kwambitse umuntu bambitse bari hafi hala ngo ariko uzi no kubyikora uzi ko ibintu wikora nashobora no kubishobora ari nge byagenewe ari we byaremewe hanyuma se hagati aho ari mama Keza ndetse na Yige hagati yanyu nta numwe Satani Kayusi muzi ko azemera muri mwebwe nuko kurwana muri gupfubuza ahubwo none se ubonye ko naje yikarakasa yikubitishwa udushyi ngo ngaje kunyiyama ndakwiyama nyine wamuretse uranyiyama se wamuretse uri mama uracyari umusore birakureba se birakureba ndumiwe ko uzamubyarira se wowe ushobora kuzamubyarira ngo rimwe na rimwe yabyara kandi ngo ushobora kubyara rimwe na rimwe nyine ngo babeho gake ntabwo nzi ko bigenda ariko wenda ntabwo ndabona umugabo wihinduye umugore ngo ndebe ukuntu yaba ameze ashaka no kuba agenda akahita amera igitsina birashoboka wenda sinzi ukuntu bigenda yanashobora kubyara ntawamenya wenda akaba yarazanye igitsina cy'umugore none se ubwo urumva yabyara ati none ngo babaterange ntabwo shoro kugenda kuba mfite amahera yanje nkagenda nkata nkoresha plastic surgery nkamubyarira bakanguha umukora yasezereye bakacubambaga ndamutwitse inkuri kaba kimamo igara twite kabaye wenda umva nta kintu namfite cyo kukubwira na kimwe ahubwo wambabara ukamureka ndago namureka ese umukunze kuko ubonye haje ndumushaka oya nambabarira mureke ko ndamushaka ko rundi bundi kumuhiga uramushaka se wakuntu makuru mfite ariko uko wamutaye uramushaka umushaka hiki ndamuhiga urase n'umwana wabyaye uramuhiga waramubyaye oya ni iki cyawe se yavuze ko atazagaruka se ngo koko yarabyanze pe numvishe ngo ndi yikundira harya ngo abahe urukundo ntacu rwango ngo nguba dumbariye ari yenyine we nyine ukareka kwimanyagura uza ari hehe se wo nguwo yikundira ari hese dumba none se nyine kuri kwiza wimanyaguye muri Amerika ntago ari mu Rwanda ariko ngo uko biri kose ngo niwe bazabana we yaragukatiye ngo urasuzugura uramukubita imamiyo kandi ko waramukubise pe narabihondaguye wamuhondaguriye iki se umugabo mwiza nkuriye keretse wowe ubwo wabikumanyagura ari wewe inde mbakubwire munshingeho ko nyene ninshinze kuzikora umubyeyi wakubyara uri gutunga intoki iki wari umubyeyi ahubwo se ngiye ari bwambone narakaye ndaharakara rakara uzikora umubyeyi wakubyara rakara wamwubakira no kumutunga intoki rakara ugiye kurwana se
nkweho ariko di ndishimye ahubwo se wowe wagize ute yewe nakubwiye bite ngo byawe? ntunkoreho nanjye ntunkoreho nanjye ntunkoreho wimanyagura Ndamaze. wigiye oya igirayo uri kumva nta n'isoni sone ziki ninere nisovye ko mwongeye no kunkoraho utarwana kuko nta kintu muri gukoza urandebera kubona wowe wigize nyira ugiye kurwana n'umubyeyi mama wawe wakubyara Inde? namwubaha njye ntabwo nabyara Mama. umuntu nk'uyu mama kare mama njyewe Mama. ntabwo nabyara umuntu nk'uyu inda yamubyara nahita njya kuyikuramo yo nkajyaho icyo gisebo inda ibyara muhima na mweru kare niko mu kirundi tuvuga ubaye murundi umubyeyi wakora iki se mama keza wamubyara da umubyeyi se wamuta he sha wonkeje amezi angahe ubwo rero mama nawe aricara akavuga ngo narabyaye yarabyaye da yabyaye iki se yabyaye umwanda yabyaye byombi umwanda se ko wowe baza kuwufata bakawujyana sinzi nk'icyo ari cyo yabyaye utazombyara kare ntabwo nakubyara amara wambyara turamubyara urifuza ko kubyara abyara umwana amaze nkanje neza ufise isura nk'iyo ariko ameze nayo ego nicyo mwifurije ego ariko basi nkamubyara akaba afite ukuguru akaba afite ukuboko by the way ku buryo umureba ukavuga ati kabisa uyu mubiri ni amabyi girayo oya se kandi nakubwiye ngo iki umubiri ni iki ni amabyi uriya mukara akaboko ni amabyi umubiri ushobora kuba wabyimba ukunyirukananuka byibura se wowe wigeze ubyimba ngo unanuke yegora Sinigeze mumbarize niba yarigeze basabyimba ngo wumve n'ukuntu Iyi ni biryoha Françoise yanjye ni Françoise nyine ubu ntabwo wamera neza ngo ubyimbe ngo bikunde mbyibuha njya kuzamuka ahantu wasanga ndi kugenda nifashije gutya ahubwo uzikenya uyu muntu nanone inama namugira iye nama twamujyana nko mu masengesho bakamusengera banza wisengere nawe wowe urareba ari muzima afite ikibazo se nase wowe ari muzima urarwaye icyo kibazo byonyine ni ukuri kunyigiraho ndi kumva isesemi iri kugwa we Naha- ufite ikihe kibazo nambege njye kike- ntabwo ndi na umugabo base ngo iri hano hafi ndagutere ngo tuzane nguruke njye ntabwo ndi umugabo ihe kuko mana yanjye reka kunyiryaho wigize gutya yewe ubwise waba ugize gutya uri kubona ari kwibebeza hose ngo none se ubu ntabwo uri kubona ari narumiwe ko niko ameze Kigali ni amahanga niyo naje karagiteri zanjye niko ameze pe ntabwo ari ibyo ari kwigira ibyo nigize ntabwo ari ibyo yigira niko ameze abuna kuri muri nete wa mugani ati ndebe neza n'agasatsi aba yagafunze madamu amubonye madamu saroseri madamu madamu satani aramushaka se atankeneye satani wasanga yarageze ahantu hashashe gute gute se nyine urabizi Amakuru. wa mugani naduha amakuru naduha amakuru duha amakuru none se uri kwimanyagura uri kwirya aho ngaho utazi uwapfuye ngo ninde umugabo kurya nkwiryaho wowe none se ubwo urarinda undeba wigira utya uranderemburira ngo nkumva toka ngaho utanyera kumirika se nakubwiye ngo niwongere kunkoraho nushaka uguhara utongera kunkoraho wagira ngo minini se yambare mini uri umubyeyi ntabwo uri guseka imyenda ye reba hano ntunkoreho njye numva nahamagara satani tukamubaza hagati y'iyi n'uyu urahita mu nda sibyo sha byaruta nta kibazo ibyo ushaka bikora ibyo none se wenda ubu ako kanya byaruta ibyo ushaka ko ari byo ndemeye ibyo ashaka ariko ndabizi burya inyo zahanye yambo niyo zitandukana na sheri inki inyo zahanye yambo niyo zitandukana ngira ngo mwabyumvise ngo izahanye yambo zitandukana niyo yagenda arongera agaca inyuma akagaruka iyo byari bimeze neza ariko iyo byari bibi ntagaruka ehe
ubwo urumva kuko biri kose uri gutabura impapuro uri gutabura imyenda ntushinge ntushikore ubwo yagiye wizeye neza ko uko niyi mikoro ngiye nayikumanyura ehe twazashaka indi. sawa bigerageze niba mba nakwihoreye nyihorera yamwubahane akubahe nk'umwana nawe umwubahe nk'umubyeyi sibyo ibyo biramureba sinongeye kubona yanyikarazeho yigize atya avuge Ntabwo nawe. neza tuvugane neza yere kuza yigira ubwiyusa bugize atya yaba mwese muri inyanja karabaye erega hari ibara ritabera imbwa Nka- n'iryo bara urimo ntabwo wowe ryakubera wambaye irihe nirihe bararimo uri kuvuga iryo rwose Irihe ryo se? kwireremburishwa yigirishwe gutya uzi hano hanze abana bazi kurerembura atandalo ba icara utagwa ndicaye humura oya kandi Urahengamye. ningwa ntunoragure ngenda gukorako sinongeye kugukorako unankozeho ntabwo ntabwo ndi kwiyanuza intoki hanyuma ige ni iki kiri gutuma wifuza ko satani agaruka Oh, abantu bose bamwirukanye ufite ngo abandi bari kukwitaho ni iki kiri gutuma wongera kumwifuza ikintu ndi gushaka kuri kayusi ndashaka agaruka mu rugo tukongera tukabana ngo twahoze mbere akongera tugahana amakeya ko twabihana kuko nagiye inyuma yiwe naragiye ndondera abandi mbona mbona wapi wapi kuko afite ahantu hagezaga nkumva ni abandi ntabwo bari kuhageza nk'uko byifuza niyo mpamvu uri kumushaka nagaruke mu rugo agaruke mu rugo rwiwe n'urwe n'urwawe ko aramusomo mbwa ko ari urwawe aha ni urwe noneho wemeye ko ari urwe none uba afite karibu ni karibu mama keza ndabona wumiwe hari abantu bagututse muri komenti bavuga bati uriya mubyeyi ntandero ni igicucu ni umubyeyi utiyubaha ntabwo yiyubashye kujya gusaba urukundo umuntu nk'uriya bimeze bite ngira ngo komenti nawe wagiye uzireba ibintu bavuze hari icyo bitekerejeho byibura hari inama wakuyemo by'uruvuga uti ndamuretse bangiriye inama cyangwa bangaye byo nawe ngo ugire icyo ukuramo none se ubundi wagiye kuvuga ngo nandero ngo uri umubyeyi utagakwiriye kwiyandarika kuri iyi ngo umubyeyi utagakwiye kwiyandarika iyo umuntu akunze aba yiyandaritse oya none se babonye nakuyemo nambara ubusa ndiyandarika ibyo ntabwo wabikoze aha niba narabwiye umuntu ngo ndamukunda niyandaritse he baravuze ngo abantu bose baho abasore n'abagabo bari mu Rwanda babuze undi muntu wakunda ku buryo bajya gukunda satani abasore bose bari mu Rwanda ko urukundo rujya ahantu rushaka abo basore bari mu Rwanda niba narabakunze se ubwo nyine ndi kugira ngo basubize kuko ibyo bintu barabyibashije rero reka mbabwire neza ntabwo uwo musore uri gucara mu muhanda ntabwo ndi bubwire umutima wanjye ku itegeko ngo genda umukunde ntabwo byakunda urukundo rujya aho rushaka niba yumva ko umuntu nabwiye satani ko mukunda ari uko ngo niyandaritse kwiyandarika se ubundi ni iki ni ukwitesha agaciro cyangwa ugakora ibintu nyine bitakubahisha none si ibyo nakoze nta gaciro bimaye biterwa n'uwabibonye hari ubibona akabona nta gaciro karimo uwo rero wabibonye nawe rwose nagatekereza neza kuko umuntu wiyandaritse witesha agaciro ntabwo ari umuntu wagiye gukunda ni umuntu wakoze ibimusebya nyine kuri wowe urarengana nta kibi wakoze cyane ntacyo wicuza nta na kimwe unukanuke nushyigikira ashyigikire nuko bimeze cyane kiriya boyi iraryoha iriya boyi iraryoha ya kayusi kuba tuyirwanira nawe se hari icyo ubizi ibyo ngibyo avuze ntabyo nzi kuko ntabwo turahura ngo kumbe nakubwiye ngo ntimurahura ntushingeho ntimurahura none uri kumukunda muri rwego rimba atara okay asante mundekere ko ninjye muzi nzi uburyohe bwiwe
yego ubundi hagati yanyu nimuharirane mwaharirane mwamarire nicyo kintu gishoboka kandi nimba ataramubona batarahura ntandeke nje twahuye barahura kuri ubwo buryo niko mbiteka ariko twubahane sinitonze wamundeke ntiwongere kunkoresha ubwo bushaba bwawe bw'intoki jya ku ruhande nawe nigiyeyo hano niyicarira ahangaha kugira ngo utongera kunkoraho nanyirangura gukoze nawe rero ibyo kwanga mumerire nimba utamuzi se utazi uburyohe bwiwe urashaka iki kuvipi urashaka iki wamuretse arashaka kubimenya ubwo nawe ushaka kumenya uburyohe bwiwe ariko ubundi wowe bite byawe ni byiza ige umva nkubaza turi kugana ku musozi gira ibibazo bibiri cyangwa se We. twabwira n'umubyeyi nimba batarahura sibyo atarumva uburyohe bwa Kayusi namureke urabyemera kumureka ahari kurota ndasinziriye cyane ubundi ndi kubona utari gukanura neza wabwira ige cyangwa wamubaza okay nsubize nigekeho neza ubone ko ndi kurota gusubuke utabeshye unamubaza iki nawe utabeshye koko nimba utazi uburyohe bwiwe urashaka iki bamuvuyeho top potela mbali toka nimba utaramumenya nimba mutaranahura uramushaka iki kumukunda gusa ni ifoto uze kumumera ifoto ya Kayusi then ndaza kwimu nayo namuhe atayireba ariko ubanza atazi ko twanahuye buriya mwarahuye se hari wowe ahubwo kubera ko uri cipu ibyo nashatse kuvuga ntago wabyumvishe neza sibyo ko nihanganye wambabariye ntacyo uvuze yige ko umurebye ntugire icyo uvuga aravugira iki se na bino biri neti rinete yamuhenze cyane sajya kuma amadolari cyecese iki si ibi ni ibiki umva warakutwe n'umubyeyi atari nyoko cyangwa se gerageza ari igihe ukinisha imboro hasi utaramenya igitsure cyayo umva kankubwire sibyo nongeye kununga urutoki ndari gutunga fera attention kuri jewe nongeye kununga urutoki murekere reka nongere kununga ndabona urutoki bishaka kuba amahane kandi ntabwo kubahane kuri iya nyama ngenda rwana bwanuka hena tendebe wowe wahennye si wowe ubyivugiye se ngo kuri iriya nyama ngende kuri iya nyama ngenda rwana kuri ibi ngibi ntabwo cyaba bimbwiye nta mpamvu yo kurwana ige ntiwongere kunyinisha umva ige mbabarira ntiwongere kunyinisha ige mbabarira ige ndagusabye umva ige please ige sibwo bunini nyine sibwo bunini wamonze nta mugongo ariko buryo abonye nkwikorera ugira ngo rero hakunyihorera kubera murekere urashaka iki unyihorera wanyihoreye babarira ndagusabye cyane abonye nkwikorera ugira ngo ndabigato kandi ari ige genda kawowe abonye nkwikorera ugira ngo mureke mbabarira genda mbabarira acyari nete zawe ntukanshingeho rero ige wagiye se ige ushaka ntago warungezaho rega mama ke icara ndagusabye icara n'imihoro yamanyana kwihorera mureke nanjye ko ndishinze nanjye ko mbizi icara ige wambara ukagenda ikiganiro cyarangiye
urandebererega nta n'isoni mama Keza nawe ko ugiye kurwana na Ige aho babara ukuntu ukanyigiraho nase buriya yarwana nawe nase ureba ukuntu ukanyigiraho cyane ngo nese ko muri bushyire mu zonyine nakuri akanyigiragaho numvaga nenda no kuruka ahubwo erega ese mwari kurwana rusiko wari ugiye kumukubita intebe mu mutwe nayimukubita ari mukomerekeje ariko yamaze tukajyayo sano kukuntu kikajya bura butoki bwako ngo ni iki Kayusi azakoresha na satani ubu niwe rwose uri guteza izi ntambara zose nje Ige yambwiye ngashaka ko muhura ngakubaza impamvu ngushaka kumutwarira Kayusi nagendeye ko yamuretse sa ndavuga ni nta kibazo umuntu arahara kugira ngo njye ubimbaze arahari mama Keza mwakivuganira akari gusubiza none mugiye kuzana intambara kuko murwanire ahantu nka hano abantu ukarubanda we amwihorera ariko ahangaha hano nuko ari imbere ya kamera noneho buretse ntago muzongera guhura mparipe kuko mwateze mu bibazo bakanamuteza ibibazo reka dusubize hano mwabantu mw'iki kiganiro ntabwo byari byoroshye birangiye nyine nuko nyine mu bibanye bigenze nta kundi nyine reka dusubize